kose. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Tugomba kubatizwa kuko Yesu yabatijwe. Tugomba kubatizwa kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Ikindi cya gatatu gituma tubatizwa ni uburyo budufasha kwinjira mu muryango w'abana b'Imana. Mu buzima busanzwe iyo umuntu agiye kwinjira mu muryango runaka cyangwa iyo umwana avutse hari uburyo umuryango uzumwakira. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kugira ngo nabwo twakire umuntu cyangwa itorero ryakira umuntu, iyo umuntu abatijwe biba bigaragaza ko yakiriwe mu muryango mushasha w'abana b'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Rero hari ikindi kibazo wakwibaza. Wakwibaza ngo ese imibatizo ni ingahe? Cyangwa n'abavuga batese kubera iki tutabatizwa ngo hari ababatiza bakoresheje amazi make mu gahanga, hari ababatiza bakoresha amazi menshi. Ariko tugarutse ku nyito y'iri jambo kuko twarivuze dutangira, yatubwiye ngo kubatiza ni ukwinika ikintu mu mazi kikarengerwa. Hari umubatizo ari nawo tugiye kubabatiza none ahangaha wo kubamanura mu mazi tukabinika mu mazi ngo dusoze cyanditswe nkuko kibivuga, kandi tubisoze nkuko Kristo nawe yagize gute yabikoze. Rero hari umubatizo wo mu mazi, hakaba n'umubatizo wa kabiri ari wo mubatizo w'umwuka wera w'Imana. Hano twasomye mu byakozwe n'intumwa 2:38 Bibiliya irabisobanura hano. Bibiliya tubwira ngo intumwa zimaze kuzura umwuka wera no kuvuga kundi misha, abantu benshi ngo barabyibajije. Petero arahaguruka ngo arabasobanurira kuko ngo abantu barabyitiranya, ngo barebye ukuntu abantu bameze, barebye imbaraga zibarimo, barebye uburyo bavuga indimi zitandukanye, abantu ngo barabyitiranya. Bamwe ngo baravuga ngo aba bantu basinze. Ariko Petero arahaguruka arababwira ngo ntabwo twasinze. Arababwira ngo iyi ni isaha ya gatatu, amasaha aho umuntu adashobora gusinza. Aravuga ngo twasinze, ngo ahubwo icyabaye ni ugusohora kw'ibyanditswe byera, ibyo ngo umuhanuzi Yoheli yahanuye. Aravuga ngo igihe cy'imperuka umwami Imana ngo azasuka umwuka wiwe ku bantu be, abahungu banyu, abasore banyu ngo bazahanura, kandi ngo bazerekwa, n'abakambwe ngo bazarota. Haleluya. Amen. Akomeje kuganira nabo nihusa twasomye, baramwegera ngo baramubaza ngo se dukora iki ngo natwe twakire umwuka wera. Niho twasomye kuri 32. Ahabwe ngo Petero abasubiza ati mwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'umwuka wera, ngo kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose n'abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hariho kwihana ibyaha, hagakurikiraho kubatizwa mu mazi, hakaza gukurikiraho kwakira impano y'umwuka wera w'Imana. Ndabizi kuko mwafashe umwanya wo kwihana ibyaha, muratura,
mwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu. Cyo tugiye gukora ubu nyine cya kabiri, tugiye kubabatiza mu mazi, tubabatiza mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma igikurikira ni ukwakira impano y'umwuka wera w'Imana. Wowe kwibaza ngo ese uwo mwuka no wiki? Nimba umuntu yabatijwe, umuntu akihana, uwo mwuka wo uzabuje gukora iki? Hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, uhereye ku gice cya mbere no ku murongo wa 8, Yesu arababwira ngo icyo akora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya yose n'i Samariya, no kugeza ku mperuka y'isi. Yesu ashimwe. Amen. Iyo tumaze kwihana, tukihana ibyaha byacu, hanyuma tugakurikizaho kubatizwa, twakira impano y'umwuka wera w'Imana. Umwuka wera w'Imana yatujemo aduha imbaraga zo guhamya, zo kwamamaza, zo kuvugira Kristo. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Rero tugiye gusenga, dusabira umuhango tugiyemo, turasengera y'amazi, kuko amazi anga tugiye kubatizwamo akoreshwa n'abantu benshi, ariko tugiye kuyasengera. Yesu ashimwe. Amen. Turangiza kuyasengera, namwe turabasengera, dusengere n'uyu mubatizo tugiye kubatiza. Hejuru y'ibyo ngibyo turaza gusenga kugira ngo umwuka wera w'Imana amanuke kuri mwe. Ubu turi mu gihe cya Pentecote, aho tuba twibuka kuza k'umwuka wera w'Imana. Uyu munsi rero muri uku kubatizwa kwanyu, turasaba Imana kugira ngo umwuka w'Imana abamanukeho, abahindura abagabo bo guhamya ibya Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yohana yaravuze ngo jewe ndabatirisha amazi gusa, ngo ari kuzaza inyuma yanje niyo azabatirisha amazi n'umuriro. Yesu ashimwe. Amen. Muri uyu mubatizo imbaraga z'Imana zibazeho zimeze nk'umuriro, zitwike, zibahindure, ubwiza bw'Imana bubazeho, muhinduka abagabo bo guhamya no kuvuga ibya Kristo. Bibiliya yavuze ngo muhereye i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, no kugera ku mperuka y'isi. Tugiye gusenga Imana, umwuka w'Imana bazeho, muhinduka abagabo, muhamya ibya Kristo muri uyu murwa wa Kampala, mujye hanze ya Kampala, ndetse mugere no mu bindi bihugu. Reka dusabe Mama Teta haguruke, naze dusenge. Mana, mu izina ryawe Yesu Mwana, Mana nziza, turagushimiye ku neza n'urukundo rwawe. Mana yuzuye urukundo, Uri Imana yo kwizerwa. turagushima ko ari wowe watanze umwana wawe w'ikinege, Turashima kubw'uyu munsi, kugira ngo umwizera wese turashima atarimbuka, kubw'aba bana bacu ahubwo ahabwe ubugingo bagiye buhoraho. kubatizwa. Usiga ubwiye ntumwa ngo nuko mugende muvuge Bibiliya yatubwiye ngo abizera nuko bose Yohana babatize ahagaze, mu izina Yesu rya ngo Data araza, wa twese n'umwana n'umwuka amusaba wera. kubatizwa, Kuri ubwo rero turagushimiye nawe ngo ko aramubatiza. natwe dukomeje kugira abatera Bibiliya iravuga ngo ikirenge akiva mu mazi, nuko mu mwuka wera amumanukiraho, umwuka wawe ngo amuzaho. umugwaneza kandi Mu izina ryawe Yesu Mwana, Mwami Yesu, ijuru ngo rirakinguka, turasenze kubw'uyu muhango. humvikana ngo ijwi Aya ni amazi asanzwe, riravuga ngo uyu ni umwana wanjye turasaba nkunda, kugira ngo yahindure, kandi ahinduke nkamwishimira. Yorodani itwara ibyaha, kandi cyane cyane Mu izina umwuka ryawe wera Yesu Mwami, yurukire Mwami Imana, ugire neza kubagirira neza abavandimwe. bazeho cyane, nk'uko nawe wavuye muri Yorodani umwuka kuzaho, nabo turabasengera ngo umwuka mwiza Izo mbaraga zize kuri Antoni, bakira imbaraga, izo mbaraga zize kuri Sami, bakira ubutsinzi, izo mbaraga zize kuri bakira Michael. ubudahangarwa, Mu izina ryawe Yesu Mwana, bakira kuvuka bwa kabiri, ubwo tuza bakira imibereho yo muri Kristo kubatiza, Yesu, bakira impinduka ubwo tuza gusohoza twaboneye muri ibyanditswe, Yesu Kristo, bakire kuba ureke abana iyo mpano b'Imana, y'umwuka wera bakire bayakire. kunesha
banesha ubuzima ibyaha bwabo ibyahoraga buhinduke bibanesha bahinduka mwami abagabo yesu muri uyu b'intwari mubatizo bahavana imbaraga gusohoza ibyanditswe. zinesha ibyaha asandi data kugiye kubabaho cyane mwuka wera wa yesu kristo ababeho ibi tugiye gukora tubikoze nk'umuhango ni ishara yayinje ariko hamanuka imbaraga zibikora kugira ngo babashe guhabwa izo mbaraga zibahindure bumve bafite imbaraga zidasanzwe bumve bafite umunezero batahoranaga bumve bafite ubutsinzi buzura urukundo rw'Imana reka kugirirwa neza nawe data bigaragare muri uyu munsi iyi ntambwe bateye ni iya mbere izindi zose niwe ugiye kuzibateresha kuko uri imbere yabo urakoze data kutugirira neza mu izina rya Yesu dusenze amen. tugiye gusenga dusengera aya mazi ahumanuke kuko tugiye kuyakoramo Yesu Kristo uri Imana ikiranuka aya mazi turasaba turasengera aya mazi niwe Mana izihumanura muri Yorodani ikiganza cyawe gikomeye namaniye kubisema arahumanuka yumanura aya mazi namana avamo yahindutse umubiri nk'uw'umwana abana bacu binjira muri aya mazi ibiroha byose byakorewe mu izina rya Yesu Mwami bose muri aya mazi badakijijwe bavemo buzuye imbaraga zawe ikintu na kimwe gikora kuri aba bana kuko uri Imana igira neza weze kukuza weza ugatwika ugatunganye ubwiza bwawe umanuke gukomera kwawe kuze icyubahiro cyawe kize kuko uri Imana igira neza urakoze wa Mana we kuko utugiriye neza icyubahiro ni icyawe ibihe byose mu izina rya Yesu dusenze amen. Amen. Reka turirimbe nibamara atambuke bahagarara aha ngaha abandi mudufashe na Yesu watunganijwe n'amaraso arugoya kuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. tubatije Anthony Namanya mu izina rya Data Imana mu izina ry'Umwana ari we Yesu Kristo mu izina rya Mwuka Wera w'Imana. Wagejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso harugoya kuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. Wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso harugoya kuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. Haleluya. Tubatije Michel Binyange mu izina ry'Imana Data mu izina ry'Umwana Yesu Kristo no mu izina rya Mwuka Wera. Tinyuka guhagarika imbere bazatsinda umungu baguse no kwiyamo Yesu akwambikiye y'ubukwe wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso ya Yesu harugoya kuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. Tubatije Kwizera Samuel mu izina ry'Imana Data mu izina ry'Umwana Yesu Kristo
no mu izina rya Mwuka Wera. Na Yesu watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera wogejwe, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye gusenga dushima Imana ubwo uyu muhango mwiza tugiye gukora, utegekwa n'itorero. Dushima Imana kubwa bene data bavuye kubatizwa, kandi dusaba kugira ngo Imana ibakomeze muri urugendo bagiye gutangira rwiza rwo kuba mu muryango w'abana b'Imana no gukorera Imana. Dusenge kugira ngo umwuka w'Imana ko twabivuze abamanukire, abazeho, abakoreshe iby'imbaraga. Mana turagushima, ibirabo ngo yatangiye umurimo mwiza muri twebwe, none nayo izawusohoza mu izina ryawe Yesu Mwami. Watuye umugisha ku bana bawe bavuye kubatizwa, ureke imbaraga zawe zibazeho, umwuka wawe wogejwe neza yakuzaho, azabahindura abagabo mu izina ryawe Yesu Mwami. Ureke izo mbaraga zibazeho, imbaraga za Mwuka zibashe kubakoresha imirimo ya kamere yose, urugomo rw'umwijima rwose, imbaraga z'ubwoba zose, mu izina rya Yesu. Umwuka turabasabiye mu izina rya Yesu. Nagira imbaraga, niyera imbuto hagati mu buzima bwabo. Uru rugendo Mwami batangiye ni urugendo rusaba imbaraga, ni urugendo rusaba ubushobozi. Reka uyu mwuka wawe ubabeho kandi abashe kubirukanira buri kimwe cyose, ntabasha Mwami Imana kubitanga hagati mu rugendo. Amen. Haleluya. Tureta atera mukama tugenda kudaye waka tukwebaza kubanga katondowezika urugendo rwarutandika abana bo bano rwabatandikide ko rugendo atera rwagendo dumaririza kubanga Bible gama tugwe mutandisi dumaririza okukiriza kwa fe kukama tata labatudayo binje bitulinze naye mukama katonda wabana boda amanya gasobolo kuwangula omubisitani nafe katonda abagenda twenyika mundagano omusayi tusaba otuwe ekisakyo, tusaba otuwe amaanyi go obulungi bwo bubeerenga kuffe, tulangirira emirembe, tulangirira essanyu, tulangirira ekisakyo n'amaanyi agawangula byonna mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Amen. Narize ngo bahagarare hano.